abakobwa bakunda umutipe ufite amafaranga menshi, bakunda umutipe w'ibogari ukiri muto ufite amafaranga menshi, ubamenamo amafaranga, wakoze siporo, uri seriye ukora ibintu bye neza biri ku murongo, abakobwa bose bamushaka. Uru n'urutonde rw'abasore 10 bigora imitima abakobwa benshi hano mu Rwanda. Aba basore gukundwa kwabo nabwo ari ubwiza gusa, ahubwo no kubera kwiyubaha, kwihesha agaciro ndetse n'ibikorwa bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Naje nkakubaza nise ku ruhande rwawe cyangwa si on your side, muri bano basore bose niwe ukunda cyangwa se nyine mu makeya niwe ufata nk'icyitegererezo mu buzima bwawe? Niba uri umukobwa uze kwandika umusore ubona ukavuga uti rwose uyu musore niwe wanjye, cyangwa si uyu musore ndamukunda, ameriza show, ambereye umugabo, byaba ari sawa cyane. Uze kwandika hasi muri comment izina ryiwe, nurangiza ushyireho udutema twinshi cyane. Niba uri umusore kandi ese muri bano basore bose niwe ufata nk'icyitegererezo mu buzima bwawe? Uze kwandika nawe izina ryiwe, nurangiza ushyireho udutema twinshi cyane. Nibisanzwe uro munyemere dore ku mwanya wacu wa 10 tujye ku mwanya wacu wa mbere. Ku mwanya wacu mu basore bakunzwe cyangwa si abasore bifuzwa n'abakobwa batari baki, turasanga uwitwa Rocky Kimomo. Uyu musore akenshi azwiho style idasanzwe ndetse no kwiyizera cyane, cyangwa si yigira icyizere kidasanzwe. Ikindi cya kabiri, abakobwa benshi bamukundira ukuntu nyine ari original cyangwa si atigana abandi mu buzima bwiwe. Rocky Kiraberanye rero ubundi ni umusore utemera ndetse kandi rwose ugaragaza yuko naho Imana itakura umuntu cyangwa si naho Imana itakuvana ndetse kandi naho itakugeza. Ese nawe niba uri umukobwa Rocky Kiraberanya ubone nyine yaba amahitamo yawe meza, niba umwikundira rwose nta kindi usabwa uze kwandika izina ryiwe hasi muri comment, ubone nyine ushyireho udutema twinshi cyane. Reka tujye ku mwanya wacu wa 9 abasore kunzwe cyane cyangwa se abasore bakuru ndetse kandi bifuzwa n'abagore ndetse n'abakobwa batari bake cyane no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasanga uwitwa King James cyangwa si umwite Ruhumuriza James. Uyu umwe mu banzi bafite ijwi ryiza cyane ndetse kandi akagira imitoma myiza cyane ikora ku mitima abakobwa ndetse n'abamama batari bake cyane. Uyu musore arakunzwe nyine mu makeya, buri mukobwa wese atangira kwifuza yuko yaba amahitamo yiwe. Si ibyo gusa kandi King James abakobwa benshi bamukunda nyine ubwitonzi bwiwe cyangwa si ubwitonzi nyine agaragaza mu buzima bwiwe bwa buri munsi. King James kandi rwose uyu musore imitoma agaragaza mu ndirimbo ziwe ikomeza kugera nyine ituma abakobwa benshi bagira bati rwose uyu nguyu ni amahitamo yanjye, cyangwa si niwe mugabo nifuza kuzabana nawe mu myaka yanjye iri imbere. Ese nawe King James uramukunda cyangwa si nyine aguhereza show? Reka tujye ku mwanya wacu wa 8 mu basore bakunzwe cyane cyangwa se abasore bakuru bifuzwa n'abakobwa cyangwa si n'abagore batari bake no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasanga umusore witwa Katabarwa. Uyu musore Katabarwa azwiho kuba umusore ugira icyizere ndetse n'imyitwarire ituje cyane. Abakobwa benshi rero bamubonamo umuntu wizewe ndetse kandi rwose ushobora kwita ku muryango we cyangwa si kwita ku rugo rwiwe. Nushaka umwite umukire cyangwa si umwite umuherwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niwo musore mu Rwanda wize amashuri ahagije cyangwa si ugaragaza yuko afite ubumenyi ndetse na skills nyine zihagije mu Rwanda. Ese Katabarwa nawe uramukunda cyangwa si aguhereza icyizere cy'ubuzima cyangwa si atuma nyine ukora cyane cyangwa se ugatangira kwiga gusevinga mu buzima bwawe? Niba Katabarwa umukunda rwose uze kumutaginga nurangiza ushyireho udutima twinshi cyane cyangwa si wandikaho yuko nyine umukunda cyangwa si ari we ubarenze. Umwanya wacu wa 7 mu basore bakunzwe cyangwa se bakura bamaze kwigarura imitima y'abakobwa benshi cyangwa si ya buri muntu wese w'igitsina gore, turasanga uwitwa Rosikana. Ese Rosikana nawe ubona koko akwiye kuza nyine mu basore bakunzwe cyane cyangwa si bakuru barangaza abagore ndetse n'abakobwa batari bake? Uyu ni umwe mu banzi bafite ijwi ryiza ndetse kandi igihagararo nyine mu makeya uburanga bwiwe bukomeza kugenda buvana abakobwa benshi mu byobo cyangwa se nyine mu makeya abagore benshi ndetse n'abakobwa batangira kwifuza ko nyine yaba amahitamo yabo cyangwa si nyine mu makeya yababera umugabo. Rosikana nawe yaje ku mwanya wacu wa 7 mu basore bakunzwe cyangwa si bakuru barangaza abagore benshi cyangwa si abakobwa batari bake. Reka twitekenere tujye ku mwanya wacu wa 6 abasore bakunzwe cyane cyangwa se abasore basaza cyangwa si barangaza bakora mu byabo abakobwa batari bake cyane no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turasanga uwitwa Producer Element. Uyu musore arakunzwe cyane uretse gukundwa kandi rwose abakobwa benshi bamukundira uburyo ahorasa neza cyangwa si uburyo agaragaza ubuhanga mu bintu byiwe akora. Producer Element arakunzwe ubyangu byemereye, abakobwa benshi baramusarira cyangwa si iyo bamubonye batangira gutekereza ko batandukira intego zabo cyangwa si batangira kugira bati rwose uyu musore aramutse amereje amahirwe rwose ngewe nanamutamo cyangwa se nakora buri
buri kimwe ariko byibura nyine mu makeya akabona yuko mukunda cyangwa se akabona yuko mwiyumvamo. Ese nawe Element cyangwa se producer Element uramwemera? Niba umwemera umutaginga hasi muri comment uvuga uti rwose Element ushyira udutima twinshi cyane niba nyine nawe umukunda cyangwa se niba aguhereza. Ku mwanya wacu wa gatanu w'abasore ukunzwe cyane cyangwa se bakuru abakobwa benshi no mu Rwanda turasanga umusore witwa Andi Bumuntu. Uyu musore ni umwe mu basore buje impano ndetse n'uburanga bworoheje. Indirimbo ze akenshi ziganjemo iz'urukundo zituma abakobwa benshi bamukunda ndetse kandi bakamwiyumvamo cyane cyangwa se bakamugirira feelings. Ikindi cya kabiri abakobwa benshi bakundira Andi Bumuntu ni amaso yiwe cyangwa se ijwi ryiwe ridasanzwe. Ese nawe Andi Bumuntu uramukunda cyangwa se nyine uri crush wiwe? Niba umukunda uze kumutaginga hasi muri comment nurangiza wandikemwo udutima twinshi cyane. Ku mwanya wacu wa kane w'abasore kunzwe cyangwa se nyine w'abasore bigaruye imitima y'abakobwa benshi turasanga uwitwa Chris Easy. Ese vibe za Chris Easy urazikunda? Ese nyine mu make ukunda song ziwe? Buriya Chris Easy ni umwe mu basore babona energy ndetse kandi bakomeza kugenda bagaragaza yuko bashoboye gususurutsa ndetse no kunezeza abantu cyane. Akandi kantu abakobwa benshi bamukundira ko rwose ni umwe mu basore bahorana vibe cyangwa se bahorana swagger. Uyu musore rwose akomeza kugenda agaragaza yuko kubana nawe ari ukubana n'ibyishimo cyangwa se ari ukubana n'akanyamuneza. Niba uri umusore kankugire akanama hogoto cyane, buriya abakobwa benshi bakunda umusore ureshimye kubera yuko baba batekereza ko nibaza mu buzima bwiwe nyine nabo bazahora bishimye cyangwa se bazahabona ibyishimo. Kuba nyine utagira swagger, kuba utagira vibe, kuba nyine udahora wisekera cyangwa se udahora ugaragaza yuko nyine ibintu ari byiza cyangwa se ejo byagenda neza, bituma abakobwa benshi bagunga cyangwa se nibakugirire icyizere. Umwanya wacu wa gatatu w'abasore ukundwa cyane cyangwa se abasore bamaze kwigarura imitima y'abakobwa benshi turasanga umusore witwa Christopher. Uyu nguyu rwose ni umwe mu banzi bafite nyine romantic vibe cyangwa se bagaragaza nyine yuko muri makeya bakundwa n'abasore n'abakobwa bikomeye cyane. Uyu musore bita Christopher nyamuneka abakobwa benshi iyo bamubonye gusa batangira gushesha urumeza. Christopher ubundi ikintu cyambere abakobwa benshi bamukundira, icyambere Christopher aritonda, icya kabiri agira ijwi ryiza, icya gatatu Christopher ni umwe mu basore rwose bagerageza kwerekana yuko bagira romantic vibe cyangwa se nyine kuba wakunda nawe byaba ari sawa cyane. Ikindi kintu gituma abakobwa benshi bava mu byabo ni umwe mu basore basa neza. Ikindi cya kabiri bafite nyine bafite umubiri wabo hari ukuntu nyine ameze cyangwa se najya byibuha ndetse kandi nyine ahora ameze kimwe. Uyu musore rwose style yewe nyine uburyo ateye umubiri wiwe abakobwa benshi nyine bakomeza kugenda bamwereka yuko abatera irari cyangwa se nyine arabakurura cyane. Reka tunyarukire ku mwanya wacu wa kabiri cyane cyangwa se abasore bakuru ndetse kandi bifuzwa n'abakobwa batari bake no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga umusore witwa Israel Mbonyi. Uyu we rwose akura abakobwa cyane kubera yuko ubwitonzi bwe ndetse no kwizera kwe bigaragaza yuko nyine afite imico myiza cyangwa se yashobora kwita ku muryango wiwe. Ikindi cya kabiri abenshi bamukunda umutima n'ubwenge agira. Israel Mbonyi ese uramuzi? Ese nawe uramukunda? Agwereza show. Nyamuneka niba uzi neza yuko ukunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana udakunda indirimbo za Israel Mbonyi ndakubwiza ukuri waba warahombye cyane. Mbonyi rero twamushyize ku rutonde rwacu rw'abasore ukundwa cyangwa se abasore nyine bakurura abakobwa batari bake no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nanjye ngakubaza ndetse muri bano basore bose ninde wowe cyangwa se mu makeya ninde ubona ukwiye umwanya wa mbere ku ruhande rwawe? Mbere yuko ro nkubwira umusore wiga abandi bose mu Rwanda ngiye kubanza nkubwire undi musore umwe gusa cyangwa se undi musore tutakirengagiza kubera yuko nawe arakunzwe cyangwa se akura abagore benshi ndetse n'abakobwa benshi mu Rwanda. Uwitwa Shalom. Uyu musore ubundi yamumenye muri sinema cyangwa se muri filimi nyarwanda. Niba urebye filimi yitwa Love and Attention uyu musore yakinniyemo yitwa Bosco. Ese uyu musore uramwibuka? Uyu ni umwe mu basore rwose mu Rwanda barakunzwe barangaza ndetse kandi batera irari abakobwa batari bake cyane. Ese uyu musore koko nawe urabona akwiye kuza ku mwanya wacu wa kabiri cyangwa twamwibiye? Uze kwandika hasi muri comment umusore wowe ubona yuko akwiye umwanya wacu wa mbere. Beretse gatonze mu kanya nkubwire none umusore ku mwanya wa mbere ese nuwe cyangwa se ninde ukwiye guhiga abandi bose mu basore bakundwa cyane cyangwa se abasore nyine bigaruye imitima y'abatari bake hano mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo. Aba diaspora abakobwa benshi bo ba diaspora baragira bati rwose uyu musore aba yuwangi byaba ari sawa cyane. Nuza kumva ku mwanya wa mbere nyine umusore nahashyize awukwiye uze kumbwira ucasi muri ku mwanya wacu wa mbere w'abasore bakundwa cyane cyangwa se abasore beza cyane bakurura ndetse kandi barangaza bavana mu byabo abakobwa batari bake turasanga uwitwa Anne Kagame ndetse n'undi witwa Ivan Cyomuru. Aba bose nabo mu muryango wa Fast Family.
ese nawe bano basore cyangwa se nyine bano bahungu urabona ko kuba kwekuza ku mwanya wacu wa mbere? Bano basore rwose barakunzwe ndetse kandi ubwitonzi bwabo igihagaro cyabo bituma nyine abakobwa cyo babimvamo cyangwa se babafata nk'icyitegererezo mu bandi bose. None se muri bano basore bose urabona ku ruhande rwawe ari uyu musore ukwiye kuba number 1 cyangwa se ukwiye kuza ku mwanya wa mbere, cyangwa se nyine mu makeya niba hari utwubagiye cyangwa se umva tutashyizemo uze kumwandika ucasi muri comment. Gusa ikintu bano basore bose bahuriyeho, icya mbere ni imyitwarire myiza, icya kabiri ni ukwigira icyizere mu byo bakora byose. Ngiye kuba gusubiramo nihuta kugira ngo uze kumbwira ese ku ruhande rwawe urumva ruhe nyine ukwiye kuza ku mwanya wa mbere cyangwa se ukwiye kuba number 1 nyine mu basore biza cyangwa se mu basore bafite uburanga bakunzwe cyane n'abagore cyangwa se n'abakobwa benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku mwanya wa mbere nahagushyiriye abasore bagera kuri babiri. Uwa mbere yitwa Anne Kagame n'uwitwa Ivan Cyomuru wo mu muryango wa Fast Family. Naho ku mwanya wa kabiri nahagushyiriye uwitwa Shalom nawe rwose namukubwiye ni umwe mu basore bakina filimi cyangwa se nyine bagaragaye cyane cyangwa se bamenyekanye muri sinema nyarwanda. Naho ku mwanya wacu wa kangahe, ku mwanya wa gatatu twashyize uwitwa Israel Mbonyi. Ku mwanya wa gatatu twashyize umusore witwa Israel Mbonyi. Naho ku mwanya wa kane twashyize uwitwa Christopher. Ku mwanya wa gatanu tuhagushyira uwitwa Chris Easy cyangwa se umwe mu bahanzi bakunzwe cyane. Ku mwanya wacu wa kane, ku mwanya wa gatandatu twashyize uwitwa Andi Bumuntu. Naho ku mwanya wa gatanu tuhashyira uwitwa Element. Ku mwanya wa kane w'abasore bigarura imitima y'abakobwa benshi hano mu Rwanda twashyize uwitwa Losikana. Naho ku mwanya wa gatatu tuhashyira uwitwa Katabarwa cyangwa se umwite umukire ukomeye cyane. Ku mwanya wacu wa kabiri twashyize uwitwa Ruhumuriza cyangwa se umwite King James. Ku mwanya wacu wa mbere ariko tubicuritse twashyize uwitwa Rocky Kimomo. Ubone dutangira ubyibuke neza, twahereye ku mwanya wa 10 tumanuka, ariko ahangaha none twahereye ku mwanya wa mbere tujya ku mwanya wa nyuma. Ubwo bivuze ngo Rocky Kimomo ni umwe mu basore ba nyuma nyine bakunzwe cyangwa se bigarura imitima y'abagore benshi. Gusa bano basore bose nabikubwiye, ikintu bahuriyeho ni kimwe gusa, ni ubwitonzi, kwiyubaha ndetse no gushyira mu bikorwa intego zabo za buri munsi. Rero bano basore rwose ni bamwe mu basore bakunzwe ndetse kandi bigarura ndetse kandi batera irari abagore cyangwa se abakobwa batari bake cyane. Ese muri bano bose ni ndewe cyangwa se nde uguhereza show? Andika hasi muri comment izina ryiwe niba wumva nyine nta kintu